Hey guys, murakaza neza kuri channel yanjye my dear, my letter to my younger self. Ariho nganira ku bintu byose nifuzaga yuko nari kumenya nkiri mutoya, ubwo nganira ku bintu bitandukanye harimo nko kwita ku musatsi, ku ruhu, ku mubiri muri rusange, nkatanga n'ama tips n'ama tricks y'ukuntu wakemura ibibazo bya buri munsi umuntu acamo. Ubwo niba wumva ibyo bintu ari ibintu ukunze, please do subscribe. Mwaramutse mwiriwe mumeze neza. Uyu munsi ndaza kubaganiriza ukuntu nisiga makeup yanjye. Hano bari n'ikiganiro ndaza kubereka ukuntu nkora makeup yanjye. Ntabwo nkoresha ibintu byinshi, ngiye nkunda makeup iri simple, ibintu byoroshye cyane. Ni makeup ya buri munsi, ibintu nkora buri munsi, ngiye nko ku ishuri, mu kazi, ibyo byose ngiye gukora. Ni makeup nkora. Ndatangira ubundi ntangira mbere yuko nisiga makeup, ndamanza nkoga mu maso, nkakora skincare routine yanjye. Skincare routine yanjye ni ukoga mu maso mu gitondo, nkashiraho iyi antioxidant from The Ordinary. Ubundi nkakoresha n'amavuta ya CeraVe. Niba mwarabonye ya video yanjye ya skincare routine ya nijoro, nkoresha amavuta amwe nijoro na mu gitondo. Ni ayega ya CeraVe. Nisikoresha iyi sunscreen. Ibyo ngibyo byo narangije kubikora, ubwo ndahita nsimbukamo nisige makeup ubundi nsohoke mve muri uru rugo. Ikintu ntangiriraho ni gukoresha primer. Nkoresha iyi ya NYX. Nkoresha gakeya cyane ariko nkoreshaho ingana nka gutya. Ndageza kutayishira ku ngohe kuko iyo nyishize ku ngohe iranyerera cyane, bigatuma iyo ngiye gushiraho tiro byanga bikangora cyane. Nitaho cyane munsi y'amaso namwe na hano ku mazuru yanjye. Iyo ndangije mpita njya kuri foundation. Foundation nkoresha ni iyi ya MAC. You see? Oh, irimo na SPF kuko ntari mbizi. Nice. Irimo na SPF yo kuturinda izuba tugiye hanze. That's nice. Ntabwo uziko ari byiza gusoma ku ma product yawe, ntabyo narinzi. Ubundi mfata gakeya nkashiramo hano na hano munsi y'amaso. Ubundi nkakoresha brush yanjye. Izi brush zose ndi gukoresha uyu munsi ntabwo nibuka aho nazikuwe kuko maze igihe kirekire nziguze, kandi ntabwo naziguze nta marke zifite. Ntabwo nakibuka marke yazo. Naziguze muri boutique beauty supply store isanzwe, gusa ntabwo nigeze ndeba marke. Ariko brush yariyo yose ndatekereza ko yakunda. Hari n'abantu bakunda gukoresha beauty blender. Umva njye ntabwo ndi mu makeup guru, ntabwo ndi babwira ibyiza n'ibibi. Njye bigiye nibyo nkoresha brush, nkashira foundation yanjye ho gatoya. Ubundi nkafata brush yanjye nka blendinga nzamuka, kuko numvishije yuko bituma isura yawe izamuka hejuru. So I do that. Ikindi kintu ugomba kwitaho iri kwisiga makeup yawe ni uku blending. Kuko iyo utablendinze usohoka hanze looking like a clown. He needs some milk. So usohoka usa nk'aga clown da. Kandi muzajya mwibuka yuko makeup zisa neza kuri camera. Kenshi izo makeup iyo uzisize uri hanze nyine mu buzima bwa buri munsi, oh you look stupid. Usa nk'umusazi ugiye indera, kandi twebwe turashaka gusa neza, nta mpamvu yo gusa nk'abasazi. Nkoresha umwanya muremure blendinga neza no ku bwanwa bwanjye. Sinzi niba ari abantu benshi bagira ikibazo cyo kuba ku munwa hawe hano hirabura cyane, bigatuma bisa nkaho ufite ubwanwa. Ngira icyo kibazo rero. Niba mufite ama tips y'ukuntu nabikuraho, please comment down below. Uko ndashaka kuzabikuraho pe, ndashaka kuzabona igisubizo cyabyo. Nagerageje ama skincare routine atandukanye, na n'ubu ntabwo ndashobora kubona ikintu cyamfasha gukuraho iriya hyperpigmentation, uretse ibikoresho bitandukanye byo gutukuza uruhu. Kandi ndashaka igikara cyanjye, ntabwo nshaka kwita
kwitukuza uko nabonye abantu bitukuza ubundi ukabona uruhu rwabo rumwe n'inzobe hano ubundi n'igikara hano ukabona bintera ubwoba kwitukuza cyane. Ubwo rero niba hari umuntu ufite tips y'ukuntu na gerageza hyperpigmentation ikavaho, please write in the comments. Ubundi kungoye kwako mba nisize nk'amavuta kenshi aba hariho amavuta menshi kugira ngo nyagabanye. Rero mfata poudre y'umweru nkayishira ku ntuza hano ku gicupa hano, ni igicupa kiba kirimo gel yanjye yo ku mutwe, nyishiraho gakeya ubundi nkashiramo uburoso bwa makeup yanjye nkakuraho gakeya ubundi nkashira ku ngohe gutya kugira ngo gusa manze gukuraho ari amavuta mafite yo ku ruhu kugira ngo ninshiraho tiro ifate neza. Ubundi ku ngohe zanjye nkoresha tiro iri brown. Fata iyi tiro sinababwira n'ukuri aho nayikuye kuko ni nyimaranye igihe kandi naho n'ibyanditseho ntabwo nshobora kubimenya pe. Ariko ni tiro isanzwe iri brown. Nabagira inama kuzajya mukoresha tiro iri brown ine waba uri igikara genda igikara, ariko ndabona kuri kamera nzaho ndi inzobe ariko muri real mu buzima bwa buri munsi ndi igikara. Anyways, kandi nkoresha tiro iri brown. Ubwo kubera yuko ingohe zanjye zisa nkaho bari kundema bafashe ikiruhuko bakibagirwa kurangiza akazi, ubwo ndafata tiro yanjye nkarangiza akazi k'Imana. ubwo mfata tiro yanjye nkayizana hano ubundi nkuzuza hahandi hatari umusatsi, mfata nitonze kugira ngo nanjye ntica akazi. Ubundi nkazajya blending kugira ngo itaba iri harsh. Ngiye mfata nkita ahagaha hariho uruhu niho nita cyane kubera yuko nyine hariho uruhu nta musatsi uriho. Ubwo hari imisatsi ho nkaza inyuma kugira nuzuze gusa. Ubwo iyo majije kubona hano h'uruhu gusa huzuye ndafata nkuzuza hahandi hari imisatsi mo gakeya. Ariko nabwo sinjya ngeri hano imbere, ndakora makeup hano imbere nkazireka kuko hano ingohe zanjye zuruzuye. Ndafata nkuzuza hano gusa inyuma kuko nshaka brow yanjye ingohe zanjye zibe ziri thick hano inyuma ariko imbere zibe zoroshyemo. Nkongera nka blending kuko ntabwo dushaka ko urugohe rwacu ruri harsh cyane. Ubundi nkongera no ku rundi rugohe nyine kimwe nkabikora kimwe nk'uko nakoze kuri uru ruguru. Hari abandi bantu bajya bisiga makeup nta hantu bagiye. Rimwe na rimwe ngiye nshobora kwisiga makeup nta hantu ngiye kugira ngo gusa mbone uriya mwanya ndiwe njyenyine. Kimwe no gukora imisatsi, nkunda kwikorera imisatsi yanjye. Abantu benshi ntabwo bashobora kubyumva ariko rimwe ngira ubunebwe, ariko kenshi nkunda nko kwicarira nkaba nashizeho nka filime kuri Netflix nkirebera iyo Netflix ndi gukora nk'imisatsi yanjye cyangwa se makeup yanjye kuko bimpa amahoro, nkumva mfite peace muri njyewe gukora makeup yanjye gusa. Nubwo ntazi gukora makeup neza ariko cyagihe uba uri kwiyitaho gusa ukumva uri peaceful. Niyo ndangije ndongera nkagaruka nkafata bwa buroso bwanjye bwa foundation nkongera nka blending kuko icyambere muri makeup ni blend kuko ntabwo ushaka gusohoka usa nk'umusazi pe, ntabwo ari byiza. That's not you too. Iyo nagiye gushiraho foundation nshiraho powder nkoresha iyi ya Milani compact makeup. Naho nkoshaho gakeya muri ntuza powder yanjye, maze ubundi nkafata gakeya nka dusting off nkashiraho hano inyuma ku ruhu
nabwo kuko ntabwo nshaka gushiraho impuza nyinshi mu maso, pudre nyinshi mu maso. Nayo nshiraho nzamuka nkuko nashizeho ya foundation yanjye, nzamuka njya hejuru kugira ngo mu maso hanjye habe hari lifted. Naba ndangije gushiraho powder, fata lipstick yanjye nkayikoresha nka blush. Lipstick nkoresha NYX Soft Matte Lip Cream Monte Carlo. Nabwo nshiraho bukeya, nkashyiraho hano blush yanjye, nyishyiraho hano nkazamuka nagata kuzura. Nabwo nzamuka. Banashizeho vaseline mbere yuko nisiga makeup. Nkibyuka amaze kwiborosa nshiraho vaseline, maze ubundi nkayikura nkoresheje igipapuro. Ubundi narangiza nkoresha ya kintu nanone nakoresheje ku ngohe, nkayishira hano ku munwa. Hejuru ya lip liner niho mfata nkashiraho lipstick. Nabwo nkoresha ya indi nakoresheje ku ntuza nka blush. Fata ibintu ngiye nkabikoresha ahandi, ntabwo njya nkoresha ikintu ahantu hamwe honyine uretse foundation. Ubundi yamaze gushaho lipstick hejuru, mfata ya vaseline yanjye nkayishyira kuri ya minwa yo hejuru. Ubundi nkagenda gutya. Ubundi njye ngunda gukora makeup ifite lip iri bold, kubera yuko ntabwo nshira makeup ku maso. Bora kugira ngo ku maso no ku munwa bitaba bitandukanye cyane, nshiraho hataba habura ikintu, nshiraho lip iri bold cyane kugira ngo habe hari ikintu kiri gupopinga. Ubwo iyo ndangije gukora makeup yanjye mpita nkora n'imisatsi. Nashizemo ibituta, murabibona. Mu bituta byanjye nshiramo n'amavuta mbere yuko nyifunga. Nshiramo aya gaya alimu. Utubutonyanga bukeya ku ntoki. Ubundi nkafata bya bituta byanjye nkabizamura. Ubundi yabifunze neza, ntabwo nyifatiriza cyane ku mutwe kuko ntabwo nshaka gupfuragura imisatsi yanjye, ndabyoroshya ku mutwe. Ndaje kuyifunga hejuru, nshiraho iyi ntuza umusatsi. Ntabwo nzi aho yavuye kuko nayihawe muri kado, ntabwo namenya aho yavuye. Harimo ubusokozo mo hano, ariko bwo ntabwo nkoresha, mbushiramo ntabwo bujomba mu mutwe, ahubwo ndaburikamo kuko ntabwo nshaka gupfura umusatsi wanjye. Nyishiraho gusa hejuru, ubundi nkafunga neza ku buryo umuyaga utayitwara, kubera ko ntabwo dushaka kugira ibyo byago. Hari igihe hari ahantu nari nagiye hanze, ubundi umudamu nawe yashizeho intuza nk'iyi, imisatsi nk'iyi ngiyi iramugurukana. Kuva icyo gihe nagize ubwoba cyane pe bwo kugenda ubugubu. Sinshobora gusohoka ntamenye yuko koko yafasheho neza. Ubundi nkafata n'ubu ntuza ubwa bepensi, nkoresha bune ku mutwe. Ubwo nkagenda ndafata inyuma, nkabigenza nka gutya, nkafata hamwe, ubundi nkareba nkumva nk'igituta kimwe, ubundi nkagifungira ku gituta kimwe cyangwa se bibiri.
bitewe n'ibyo nshobora kumva bishoboka ntipfuye umusatsi ariko nabwo nkitonda sinijombe kuko icyangombwa ni ukutabifata ku buryo ubabara nubabara ukagomba kwirirwa umunsi wose uri kubabara uragera mu rugo wumva ibisazi byagufasha witonde ushiramo kuko irafata nibwo waba utari kwijomba ni ukumenya yuko gusa yafashe ku gituta rimwe na rimwe ndanabitesitinga nkareba ko byafashe ku gituta enye imbere inyuma no ku mpande zombi iyo ndangije gushiraho lash ubundi makeup yanjye ibo irangiye ni ukuhita mfata jeli yanjye nkoresha jeli ya kantu ndayikoresha cyane murabona ko yenda gushira ubundi nkakoresha n'uburoso nkahambira kugira ngo zimanze zume